Ahangaha turi ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi. Aha mumaze gusura ibikorwa bitandukanye, ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri ku misozi ikikije iki gishanga cya Murindi. Nk'uko bababwiye, iki gishanga mu myaka yashize kibasiwe ku buryo bukomeye umwuzure cyane cyane uturuka kuri iyi misozi yo hejuru no mu mihanda itandukanye. Iby'umushinga wakoze rero ni ibyo twita protection de bassin versant, cyangwa se kurinda iyi misozi ikikije iki kibaya cya Murindi. Twayikozeho imiringoti, amaterasi y'indinganire, tuyiteraho ibiti bivangwa n'imyaka. Ahangaha rero mu gishanga by'umwihariko murimo murareba ni ahantu huzuraga, aho abahinzi b'icyayi ba Copte ndetse na Cotevemu batakaje amahegitari nka 200 y'icyayi kubera imyuzure yagiye iza mu myaka itandukanye ishize. Twakozemo ibyo bita amakanare cyangwa se imiyoboro, ibyo bita canal de ceinture, ndetse dushyiramo n'ibiraro bikomeye. Hanyuma imigezi iri muri iki kibaya twagiye tuyiteraho ibiti bitandukanye, harimo ubwoko bw'imigano butandukanye, harimo iyo bita Bima Bambo, Bambusa Barukoa n'indi itandukanye. Duteramo ibiti bya renusi cyane cyane mu cyayi no ku migezi. Hanyuma hano murimo kubona hejuru hakurya mwasuye kare, naho twakoze ubushakashatsi bwo gutera ibyo bita clones, cyangwa se ubushakashatsi bwo gutubura ingemwe z'ibiti hakoreshejwe cloning cyangwa clonage. Mbese ntago dutubura ingemwe tutifashishije imirama y'ibiti, ahubwo dukoresha uburyo bwa gihanga, tuvanga imbuto zitandukanye, ariko dutubura cyane cyane dukoresheje amababi cyangwa se ibiti nyirizina. Rero ibi byose ni ibikorwa byo kurwanya isuri, ariko no kubungabunga ibidukikije, twubaka ubudahangarwa bw'abatuye imisozi mureba. Ariko by'umwihariko ibikorwa byacu byibanze guhindura imyumvire, imitekerereze, dufatanyije n'abaturage uburyo babungabunga iki cyayi, iyi misozi, ibikorwa remezo n'imihanda n'ibindi. Ubuso hano bakoraga ikigereranyo cy'ubuso bugera muri hegitari zirenga 200, ariko twebwe ubundi twimakaje gutera cyane cyane icyayi cyo ku musozi. Ariko nababwiye ko dufite koperative hano ebyiri, ni abafatanyabikorwa bacu, nabo turwanya isuri hamwe, ariko ubu batangira none kongera gutera icyayi gishyashya mu gishanga ahatakiri imyuzure myinshi. Ngira ngo umuyobozi wa koperative yabwiye ko bageze hagati ya hegitari hafi 50, kandi uko imyuzure igabanyuka, uko isuri igabanyuka ku misozi ndetse no mu gishanga, bazakomeza none basazura icyayi cyo mu gishanga. Ariko twebwe tunabagira inama gukomeza kwimakaza icyayi cyo ku musozi, kuko icyayi cyo ku musozi nk'uko muzabibona ejo, ni icyayi gifata ubutaka kikarwanya isuri, ariko nanone kigafata n'aya mazi y'imvura ava ku misozi yangiza ibishanga n'ibindi. By'umwihariko rero icyayi cyo ku musozi kiraryoha, gitanga amafaranga menshi ugereranyije n'icyayi cyo mu gishanga. Mu by'ukuri ntago umushinga Green Gicumbi ukora wonyine, hari gahunda nziza za leta zisanzwe hano dufatanya, ndetse n'abikora ku giti cyabo, ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Twese turafatanya guteza imbere umuturage w'akarere ka Gicumbi. Rero aho tumusize twe twishimira nuko uyu ni umushinga w'ibidukikije uhangana n'imihindagurikire y'ibihe, niko tumusize yuko umuturage w'akarere ka Gicumbi bwa mbere yumva yuko afite uruhare rwo kubaka isi nziza, gutera ibiti isi dutuyeho, kurinda ubutaka bwayo, kandi kubungabunga ibidukikije bikajya mu muco wabo. Nubwo ndavuga ibikorwa bitandukanye byo kurwanya isuri, kubaka, gutera amashyamba, gufata amazi. Ibyo bikorwa byose no guteza imbere ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe isi irimo kurwana nayo. Ibyo byonyine, kugira ubumenyi no guhinduka mu bitekerereze, no gufata icyemezo cyo gufata icyerekezo kibungabunga ibidukikije, gisigasira ibyo turimo gukora, byo ni ikintu cy'ingenzi twishimiye. Ubundi igice kinini kimaze kuba stabilize, cyangwa kimaze kuba cyiza, ariko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi ndetse n'abafatanyabikorwa, hari igishanga cya Gatuna kicyuzura amazi ugera hariya hafi y'umupaka, ndetse abahazi n'aho barabizi yuko kera ubundi izi koperative zajya gukora gusibura imiyoboro muri Uganda, ariko ubu ntago bayisibura. Rero imishinga ishobora gukora hagati y'ibihugu byombi niyo yakemura ikibazo ku buryo burambye,
kuko amazi iyo yuzuye Bugande agaruka hano mu Rwanda. Ni ukuvuga rero yuko dukeneye umushinga ushobora gukora ku mpande zombi, hakuno no hakurya y'umupaka, ku buryo twavuga yuko uburyo burambye. Ariko ku buryo burambye ni uko mu gihe kizaza hano hashobora kuzubakwa amadamu cyangwa se ahantu hafatirwa amazi, noneho mu gihe cy'izuba bagashobora no kuba bakuhira icyayi. Nicyo kintu cyakorwa hano kirambye, gufata amazi yose ava kuri iyi misozi agafatwa akabikwa, hanyuma mu gihe cy'izuba y'amazi agakoreshwa. Ubwo nibwo twazishimira yuko ejo hazaza h'abatuye aha karere bahangana n'imihindagurikire ku buryo koko bufatika, kuko ntitwifuza ko hari amazi aducika cyangwa se atwangiriza, ahubwo yagombye kuba afatwa akabyaza umusaruro. Rero ni urugendo, hari uruhare rwa Green Gicumbi, uruhare rwa Minisiteri y'Ibidukikije, uruhare rw'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo iki gishanga n'iyi misozi koko itohe kandi iteze imbere abayituyeho cyangwa abayikorera ibikorwa bitandukanye. Urakoze. Twifuza Gicumbi itoshye, Gicumbi ifite umuturage cyangwa se imiryango ijijutse, iteye imbere, ibungabunga ibidukikije, izi kurwanya isuri, izi gutera ibiti by'imbuto. Gicumbi ifite abana, urubyiruko rwize rujijutse, mbese navuga rwishimiye kuba mu Rwanda no gutera imbere. Muri iki gishanga cya Mulindi, ku bijyanye nuko cyagiye cyangirika bitewe n'imihindagurikire y'ibihe, byatangiye neza kugaragara ko icyayi kirimo kwangirika muri za 2014 2018, aho twagiye dutakaza ubuso butandukanye. Nibuka neza ko mu 2019 twatakaje ubuso bugera kuri hegitari 100. Aha haruguru mureba hari icyayi, imvura ikagwa bikaza bikuzura, noneho amazi yakamuka icyayi kikuma, izo hegitari zikagenda buhoro tuzireba. Bigeze rero aho Gicumbi iziye, Green Gicumbi aho iziye, hari ibikorwa bimwe na bimwe twagiye tubona byadufashije, biduha n'icyizere. Bimwe ni ibyakozwe mu misozi hirya no hino, byakozwe mu misozi hirya no hino mu gufata amazi, amatarasi y'indinganire, amatarasi y'ikora, gutera ibiti ku mirwanyasuri, gusubizamo ibiti muri iyi mirima y'icyayi nk'uko mubireba, iyi migano harimo n'ibiti, byagiye bigabanya ubwo bukana bw'ayo mazi, ku buryo ubu ngubu tubona ko byagabanutse. Usibye ibyo biri rusange, hari n'ibyo twebwe twabonye bitugeraho directement, biradufasha. Batwakiye kiriya kiraro kiri hariya mwakibonye, bakita n'icyo mu Gatete, cyavanaga amazi mu bice amazi aturuka mu bice bya za Bushara agakomeza akajya Gatuna. Hariya hari ikindi bubatse kivana amazi za Muturirwa nayo agakomeza akajya Gatuna. Icyo ni igikorwa badukoreye kandi cyadufashe ko amazi ubundi yarazaga agera kuri umuhanda akuzura akarenga, ku buryo abantu kwambuka nabyo byabaga bigoye. Usibye ibyo biraro byombi, badukoreye n'imiferege itwara amazi, imiyoboro y'amazi, bazita canal de ceinture ebyiri, zifite uburebure bungana busaga hegitari 22, ku ruhande hariya rwa kaburimbo no ku ruhande rwa hariya kuri kiriya kiraro cyo mu Gatete nababwiye, ku ruhande rwegamiye Kaniga. Ayo mazi aramanuka, yamanutse aho kugira ngo agaruke hagati mu mirima, iyo miferege ikayafata akagenda agakomeza Gatuna atagombye kugaruka mu mirima y'icyayi. Ndumva ibyo ari byo bikorwa bifatika twabonye, ariko no mu minsi ishize twabonye baduhaye ifumbire y'imborera yo kudufasha kurera imbuto ndetse n'isaso yo gushyira muri izo mbuto kuri hegitari zigera kuri 28. Izo hegitari 28 rero mbabwira zaje ziti, aho hagiye hava icyayi, tubonye ko ku misozi amazi atakiza ari menshi, twatangiye gutekereza kwasubiza icyayi, ku buryo muri 2023 twateye hegitari 11, 2024 umwaka ushize twateye 28, ubu zose dufite 39. Turakomeza rero umwaka utaha, uyu mwaka turimo turateganya gutera 35 tukamanuka tukagera hafi y'aha ngaha.
intego dufite nuko tuzatera icyayi tukagera aha duhagaze kandi imbere izo nzozi ntabwo twari tuzifite kubera iyo myuzure yagendaga yangiza imirima y'icyayi. Perezida, iryo terambere rigera gute ku banyamuryango uhagarariye? Ribageraho, urumva icyo ntababwiye ni uko iyi koperative yacu yitwa Kobute Murindi ifite abanyamuryango 999. Abo banyamuryango buri kwezi babona amafaranga avuye muri iki cyayi. Angahe biterwa na sezo ugereranije, twavuga ko wenda wavuga nk'ibihumbi 60 buri kwezi byagera ku munyamuryango. Ubu bwo buso uko bugenda bwaguka niko n'aya mafaranga aziyongera. Nidutangira gusarura buriya buso nimuzamuka muze kwanyura, ubwo ni ukuvuga ko ayo mafaranga nayo azagenda yiyongera. Usibye no ku banyamuryango ariko wenda inaha akaba ari menshi, wamusobanura ute? Rega ni bya bintu umunyarwanda avuga ngo basangiye niba ari ubusa ngo bitane ibisambo. None si ufashe amafaranga 60 ku kwezi ugakoha abantu 999 nangahe se ku kwezi? Umushinga si uyatanga ku kwezi nangahe? Ni ingahe mu Rwanda? Nk'ubu ejo bundi, reka mbahe urugero, ejo bundi babonye bonasi, twabonye bonasi ya $605,000. $605,000 umuntu yabonye $605,000. Uvuze 605 kuri bo wakumva ari biki, ariko $605,000 ntabwo ari biki. Umwaka umwe, ubwo ni bonasi y'umwaka umwe. Uwabanje nabo bari barabonye byo ntibyari byaragenze neza, ariko bari babonye 229. Uwari wabanje wa 2022 bari babonye 400. Iyo ni bonasi, ntabwo ari umusaruro wose.